Kayusi amafuta agira nawe umeze nkanjye utekereje kumvune ku buryo mvunika kubera Kayusi no kugira n'ibintu byinshi nigomwa kugira ngo byibuze ndebe ko nanezeza umutima wa Kayusi kugira ngo anyurwe nawe wafata inkono ugakubita bakazana imyenda mwishakoshi mu kigapo yego ngo ni impano bakayimira kuri kamera bakavuga uti nyuma bakambya ngo bari bakodesheje ngo bwari uburyo bwo kwereka ngo abantu uko banyitaye bari kungurira imyenda yego ndimo kwibaza cyateye Kayusi kuvuga ngo nge mu imyenda namara nkayimwambura genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, mureke twongere tubasuhuze mwebwe mwese aho muri muherere ndizera umeze neza we wakoze subscribe ku Rugendo Online TV ndizera uguwe neza cyane Imana igumugisha nta wundi ni Bobo ndabasuhuza nawe utarayikora nagira ngo ugende uyikanze wowe uri mu gitondo gira igitondo kiza uri nimugwa gira umugoroba mwiza uri ku gicamunsi kiza wowe ugubwe neza bitewe naho uherereye n'igihugu cyose uherereyemo ntabwo njya ntinda rero ntondora bihugu wowe isi yose ikurikirana Urugendo Online TV urugendo rero rurakomeje turacyakomeje ni Bobo muri no minsi ndimo ndababwira ko ndimo ndabasura se nizera ko muri kunyakira neza amakuru rero ntangiye kugenda mbazanira ubu ndimo ndigerera ibwina turi kumwe n'umugabo w'Imana Makiba ameza nyabona meze neza ya ndashima Yesu kabisa se data murarawe nuwe nje ndi umunyarwanda I know ariko umurara oya iga ariko kandi ndi umunyarwanda ibintu by'amoko bimeze nk'ibitakiba mu Rwanda utwese twitwa abanyarwanda ariko tuzatuvugisha ukuri tuzatuvuga ngo n'umuntu mu Rwanda harimo reka mbe nkukubwira kera nitwaga umubare nkaba umwishwa w'abasinga ariko kandi ubu ndi umunyarwanda uzunyubaha rero cyane kabisa dore ndiso ko ndi umusinga kurumva data yaje kurambagiza iwanyu bama bambyara akora sa neza data asante sana ariko kandi gagusa neza bigira isoko oya inti bisobanuye ifaranga gusa neza kwa mbere bihera mu buryo bw'umwuka hama bikava mu buryo bw'umwuka bigasohorera mu buryo bw'umubiri ufite ikiyo cyose ikiyo kirimo cyo ntugisengere yes nuko twiyiziye rero tunyarukiye ariya imurenge abanyamurenge aho bari bose turabasuje cyane Mani bawumugisha n'imfura cyane ndabakunda cyane nabashimira je by'umwihariko nabashimira abanyamuhamagaro beza kandi icyo bahisemo gukora baragikora rero ubwo impamvu maninjiye gutyo yuko mamuye na bene wacu aho warubize sinari mbizi ariko kandi arukunti ibintu biza bihumura ukansobanukirwa ariko kandi utarabirebesha amaso wabaza gubikeka cyane ikibazo rero ubusubije mu kirimi kaye nagize twame twinjira mu kinyarwanda cyane twinjire mu neza abari abanyamurenge bo muri mwese muri Amerika muri horereye hose turabasubuje cyane Imana ibawumugisha mugubwe neza umukunga wanyu rwose ujye uhembura imitima y'abantu turi kumwe na Niyo Patrick wamenyekanye ku ndirimbo ivuga ngo izabikora kuburiho n'icyagishoro ibindi bizemera ego ndirimbo zimfasha asante sana kabisa yanyumva nkabirinduka nkahwera ari umuntu wigeze uhomba wari uri mu gihugu ndashatse kuvuga izina yara maze kugera kuri miliyoni 300 plutôt ngo amarara ahomba ategera iriya ndirimbo ngayumve hari ijambo rimwe rivuga ngo ufite ubwoba bw'iki ko kuburiho icyo gishoro kibindi bizemera yego yamayumva akomeye noneho aravuga atuhereye umunsi sinzongera kweba no kwiganyira kabone nubwo nabansigaranye 5 mu mufuka wanje yego data nzajya mbishimira Imana fa kuba nyine nkiriho ubundi kuba umuntu ariho umuntu agihumeka nicyo gishoro ufite ubundi ikintu abantu bakwiye gusaba Imana n'ubuzima buzima
iyo ufite ubuzima uba ufite byose. Patrick kugufatisha ntago byari byoroshe. Tuba twagiye gusenga n'ubu nje mvuye mu ikanisa gusenga. Yes. Okay. Twebwega tuba turimo turahiga ushaka amafaranga no ku cyumweru, niyo mpamvu mudakira, niyo mpamvu mudatera imbere. Muyashaka no ku munsi wa Mungu. Kandi utanga ngaho mituro. Ifaranga zurabizi. Umugisha wanje. Sinyangira ubugugu. Ndabizi. Nje ndatanga. Ariko jewe surama ifaranga. Kankubwiza ukuri. Ninongera kuba muri mood yo gutanga ifaranga. Oya nje uraziba uyu munsi. Oya. Sucika uyu munsi uraziba. Reka ngubwire rero. Ubuzima bwanjye mbaho mu kuri. Sinya mbaho mu binyoma. Aho. Ni ikinyoma kimba kuri. Iyo ngubwiye ngo ndaguha. Iyo ngubwiye ngo nyine singuha. Ubisobanuye ko ntaco mba mfite. Kurahakanye. Ntazo mfite pe. Ngiye kubwira ngo ndaguha na nkubeshe kuko ubu turagabana. Go Patrick, narimo ndakubaza nti kusengera Kayusi. Zaje gute mwahuriye mwayobowe niki? Ngusubize. Kandi nkubajije. Mbo harakantu warugeze waruvuze mu kanya ngo saga ngo ziri ngo ku mihanda numva sindi kubyumva neza saga turabigeraho. Banze nyisubije. Ambe ngusubije. Gusengera Kayusi yasanze ndi mu kiganiro nkuko turi kumwe nyine muri interview turi mu kiganiro. Yego. Raza arambwira niyo Patrick nkuko mwabibonye. Ni wowe gutya. Arabwira ati yani ngewe. Nacishije make cyane kuko najyaga mubona ku mihanda yambara bira bintu yambaraga. Sinabitindeho cyane. Yego. Hamaraza nsaba ko musengera cyane ko ndi umuvuga butumwa burya abaririmbyi tuba turabavuga butumwa. Yego. No priest cyane ko ndi umukristo nagombaga nyine kumwerera imbuto nkamusengera kuko nta nico byansabaga kindi uretse kubikora. Ndamusengera nubwo buryo rero byabayeho. Nta kiganiro cyabayeho nyuma yo kubangwa reka dukina aka content. Kiganiro nakubwiye ngo ntago njya kure y'ukuri nta nubwo njya mu binyoma. Buryo ukuri buri wese kuzwe nawe. Hari ukuntu rero umuntu abaza umuntu ikintu ashaka kasubizwa ibyo ashaka kumva. Urashaka ko ngusubiza ibyo ukeneye kumva cyangwa urashaka ko ngusubiza ibijyanye n'ukuri kwanjye. Tubwenye nibyo twemeye. Yego. Nuko wombwiye ngo hari ukuntu umuntu ngo gutya na gutya ngo ukuri ngibyo ngusubije rero niko kuri. Turaza kugera ahantu kuri yasaga nakubwiraga ubyumva impamvu mbikubajije. Okay. Yes, ikindi cya kabiri twagiye tubona mu biganiro agiye kwana Kayusi nyuma yaho umuha amafaranga. Yes. Umuha ibintu ese ari amafaranga warayamuhaga kayahamana. Hari amafaranga twabonaga ngwenda amafaranga avuye n'umugisha uvuye mu gakiza. Akayahamana. Ariko ayo mafaranga ntago ari we wenyine nayahaye. Babaga ari benshi. Uyu mwanya turi kuri Kayusi. Turi kuri Kayusi. Yego. Ntekereza ko mu kuri kwanje abandi tube tubaretse. Yarayahamanaga. Isagara reka nkukore mu rujijo ndatekereza nawe nubwo ubuhuze cyane ujya wicara gutyo ukitera agatebe ukareba ibyasohotse. Hari ibyo Kayusi arimo aragenda avuga. Ndatekereza ikiganiro cya mbere n'icyo twagikoranye. Avuga ati ndababaye. Kize naho nshaka kwiyahura. Patrick arankoresha. Agiza kanja. Ari amafaranga ubaha nyuma. Urongera ukayabaka kucyekoza ngo haragatike bagenerwa. Duhukuri. Mbo uretse ko wenda bivugwa na Kayusi ariko wenda mubona yahaye barenze umwe. Hari nuwo ntekereza ko nayahaye utanakijijwe. Simbizi niba wo bita Benovia. Benovia no umuntu n'umwinfluencer. Ayo mafaranga yasanze ndimo kuyatanga nawe ndamuha. Yego. Wenda we tumuhamagaye right now yakubwira ati ayo mafaranga warongeye uyasubiza Patrick. Oya twebwe abo bana ntabwo turi kubare. None uri kwibaza ku kibazo cya Kayusi mwakoranye. None niba Kayusi aka kanya biri kwibazwa bivugwa ari kuvuga yuko amafaranga mbaha nsubira inyuma nkaya mwambura. Ubwo nabamuzize iki ku buryo njya kumurutisha njya kumurobanura mu bandi kamwambura amafaranga abandi bo bakayagumana. None se wenda imyenda twamubonanye kanshi
niyo wamuhaye ejo bundi uvuye hanze. hari n'indi namuhaye mbere yuko njya hanze, ariko iyo ntayo tukibona yambara, ahubwo muzamubaza aho yayishyize. yes narabimubajije ndetse n'inkweto, kandi ko wahawe inkweto kuva wakizwe ukawambara urukweto rumwe. None niba ujya ukurikirana ibiganiro byanjye, icyo kibazo wamubajije umubaza ngo kuhora wambaye inkweto imwe izindi baguhaye zagiye, icyo kibazo narakimubajije. none ejo bundi ubwa mbere ubundi ubwa mbere Kayusi tubonana namubwiye yuko uhereye umunsi afashe umwanzuro wo gukizwa atazongera kwambara za ngutiya yambaraga na ya mapampa n'ibindi. Ico gihe duko ikiganiro turye inyama turye inkoko tukanywa n'amashamba mbaha n'amafaranga na ba Benovia bose. Kayusi namuzaniye ishati, niba uyibuka y'icatsi kibisi n'ipantaro ya Brainforce imeze nk'iriya uriya mugabo yambaye, ndayimuhereza. Iyo myenda simikuburano nibyo nari naguze, ndabimuhereza ngira ngo nukurikirana ibiganiro hari ibyo uri buze kubona ku yandi macano yagiye ajya gukora iyo shata yambaye niyo pantara yambaye. None niba narayimusubije rero nta ubundi tutagiye kwiruka tuvuga ibintu byinshi, ibyo ni ibinyoma. Ahubwo ndimo kwibaza icyateye Kayusi kuvuga ngo nge mu imyenda namara nkayimwambura. Imyenda gusa n'amafaranga nta na rimwe acyo. Amafaranga ntago ari we wenyine nayahaye. I don't know why ari we uri kuza kuvuga yuko ari we nyambura, mu gihe abandi mutarababona baza ku mihanda bavuge ngo Patrick arabeshya amafaranga aduha arayatwambura. Hari andi mafaranga natanze ico gihe nayahaye ubundi nti wari uhari ko nyatanga uhari nkarinda ntaho uhari. Hari wo wigeze ubona ubwa nti nsubiza izo faranga naguhaye ese kutarazima ntago mbizi nyine impamvu ntarazi guha nuko wenda igihe cyawe kitaragera sibyo, ariko nti wanansabye ngo nkwime sinyansaba hage wa undi nahaye ninde niye ninde ego nahaye na Pastor Claude aramuhaye. Pastor Claude yigeze akubwira ati Patrick afite ikibazo cyo guhabanta amafaranga akagira. Biravugwa ko Patinuza arumva aho ntiwabikora kuko Kayusi mukoranye igihe kinini kandi rwose ni utumye yongera kugaragara cyane. None hari ibintu yavuze ngo ndamucuruza nkibaza ubuwe ko wantunze kamera ubundi uri kuncuruza. Biratandukanye ndi mu kazi kuko bazivyavuze nyine we mucuruza ari kumucuruza yavuze yuko ukora ibintu nka biriya ugaragaza ko hari icyo uri kumumarira kwanda ari nacyo bakaguha ubufasha ntubumugereho. Hari uwaba byibuze yaragaragaje message ko yampaye ifaranga namara sinzeye Kayusi wari wabimubwenga amadolari 300. Iyo message uzayishyire kuri screen abantu bose bayibone. Iyo uzabirye screenshot iyo message bampaye y'ibihumbi 300 numvisha abantu bazanye kuri iyi mihanda uyishyire kuri screen nibigaragara Imana izabimpore. Ariko kandi buriya ngira umutima wo gufasha ku buryo umuntu iyo yampaye ku buryo umuntu aramutse ampaye ifaranga ngo nimfashe runaka izo faranga sinazigumana. Bundi nuko wenda ntari mu matiku nka Kayusi wenda nakugira mu madetail y'amafaranga maze gutanga kuri Kayusi nibwo wamenya umutima mfite, naho umutima mfite ubu ntiwawusobanukirwa. Kayusi yagize ati twabonaga kuvuga ko namwishyurira inzu arabata ariko inzu akwereka ntago nishyura Kayusi inzu kuko nta masezerano dufitanye yuko ngomba kujya nishyura Kayusi inzu. Cyakoze Kayusi ashobora kumpamagara akambwira ati ngize ikibazo cyo kwishura inzu mfasha kuko wenda sometimes bijya bibaho wenda nkamufasha, ariko nabwo mfite ubushobozi. Ndamutse mbaye nta bushobozi mfite birashoboka ko nshobora kutabikora, ariko ntago nge ni nta masezerano ariko ngomba kwishura Kayusi inzu kuva ku kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu. Rero I don't know why impamvu abantu bavuga ngo simwishyurira inzu. None se hari amategeko ariko ngomba kwishura Kayusi inzu? None se si wowe manager we? Hari aho byanditse se? Hari amasezerano yigeze agaragaza yuko nge na Kayusi twasinyanye amasezerano yuko mubereye manager mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Niko abantu bose babizi ko mwagiye munabivuga mu biganiro. Nge ntago ndi manager wa Kayusi, ndamufasha icyo nshoboye, icyo ndashoboye sinyangikora. Niba Imana impaye ifaranga nshobora kuvuga ati wenda Kayusi nk'umuntu wenda reka mbivuge gutyo nk'umuntu mbereye umubyeyi muri uru rugendo reka ngire wenda icyo mufasha. Niba ari umwenda nkumugurire ejo ave ku kwambara ipantaro imwe yitise
yambare n'indi, ejo ave mu gashati kamwe yambare n'akandi, ariko nta masezerano ahari. Nta masezerano nigeze ngirana na Kayusi yuko dusinyanya amasezerano yuko Kayusi ngomba kujya mwambika, Kayusi ko ngomba kujya mugurira imyenda, Kayusi ko ngomba kujya mugaburira, ko ngomba kujya mu amafaranga, ko ngomba kujya mwishyura inzu. Ayo masezerano ntayahari. Ese ubundi iyo mukorana kuriya ubundi mubikora nk'umurimo w'Imana cyangwa Kayusi hari umushahara ahembwa mu gihe yakoze? Je Kayusi nta mushahara namugeneye kuko ibintu dukora ntago mbikora nk'umuntu byitezeho umusaruro cyangwa inyungu. Buryo umuntu mugenera umushahara bitewe nuko ibyo mukora hari inyungu mubyitezemo. Ukavuga ngo ku nyungu tuzakura kuri ibi bintu umushahara wawe urangana gutya. Kayusi nta mushahara afite kuko si n'umukozi wanjye, sibyo? Kayusi iyo nabonye amafaranga ndamufasha nkuko nawe wafasha abandi, ariko Kayusi si umukozi wanjye, abantu banabimenye. Hari amakositime wavuga kugenda uri mu wamuguriye mu majorite tukabona yambaye, ariko twaje kumva ko ari ayo muba mwakodesheje kandi kuri kamera byagaragaye ko ari ayabo bayahawe. Nabwo we warivugiye ngo ntabwo azongera kwambara, agiye kuzajya yambara amakositime, aho atingiye gushaka amafaranga mujyane mugurira amakositime. Twese turakodesha amakositime, nanjye ntayo ngira, takote ngira. Ari wari wabona nza nambaye? Ntabwo mbizi. Yego, ntago nigeze mvuga ko agiye kujya ahora yambaye amakositime. Shakoze yayambara bitewe n'impamvu itumye yambara, na Karabo bose barayambara. Ntago bisobanuye rero ko umuntu akwiye kwambara ikote yaguriwe, sibyo? Ushobora kwambara kositimu wakodesheje, nanjye nkayambara nayikodesheje, ariko ntibisobanuye ko itegeko ari uko Kayusi yambara amakositimu yiguriye. Ubwo bushobozi ntabwo ndagira. Ibyo mugurira nibyo mba naboneye ubushobozi. Yego. Ese koko uyu mwanya nk'umukristo nko kuva ngo ugira ukuri guciye ku ruhande n'ababikurikirana ni benshi biranabageraho, nta muntu waba waraguhaye amafaranga yo guha Kayusi? Hari uhari se? Wowe hari ubuzi? Nge nanjye ndakubajije. Abanyamakuru ko mbazi ko ibintu byose muba mufite n'ibimenyetso. Nk'ubu naramukubise Cakoze Imana imbabarire, nawe mbabarire, n'abatuye isi bose bambabarire, n'ababonye biriya bintu. Ariko kandi gukubita Kayusi nta mutima mubi, bwari uburyo bwo kumucyaha. Cakoze wenda nubwo nyuma baje kumumugura, kandi ga nta muntu udahugurwa. Nibwo baje kumugura avuga ati ibintu wakoze ntago ari byo, ntago umuntu ugana kuri yakubitirwa ku karubanda, kuko nsanga nikosa nakoze, ariko kandi umva ntacyo ndi bubikore kuko nundi byari byabaye. Imana imbabarire, n'ababibonye ko nakubise Kayusi mu mbabarire. Kayusi amafuta agira, nawe umeze nkanjye utekereje ku mvune ku buryo mvunika kubera Kayusi, no kugira n'ibintu byinshi nigomwa kugira ngo byibuze ndebe ko nanezeza umutima wa Kayusi kugira ngo anyurwe. Nawe wafata inkono ugakubita, sibyo? Byibuze kugira ngo urebe ko Kayusi yasubira mu murongo muzima, ariko nasanze ukubise Kayusi wanamusinzi. Ikibazo si ugukubita, ikibazo naho mukubitira ko byagaragaye ari nk'agatwiko. Oya ntago ari agatwiko, ngeze ndatwika ngewe ndi nibishaka. Nibishaka sa niwe kumbona, ariko kuri iyi mihanda nkuko muyita imihanda ukunda kumbona mu buzima ndi mu bintu byinshi. Ntabwo dukoranye ikiganiro. Nge si ndi umutwitsi, sibyo? Nge ndi umuririmbyi. Rero ikindi ndi umuntu ukunda abantu, ukunda no gufasha, sibyo? Niba wenda naracyashye Kayusi muri buriya buryo, ko nsabye imbabazi, turakomeza kubivugaho kubera iki? Tunabyihorera ibyo, tumbaza ibindi. Imana imbabarire, nakubise Kayusi, nawe yarambabariye, twaranabiganiriye, yemeye n'icyaha n'amakosa namukubitiye, yarayemera avuga ati sinzongera, barancuka. Yego, hari abaje kubateranya, ari nabo byahereye gukubitwa. Abo bantu bo baje kukubwira amagambo, kuki wumvishije? Ni ikihe gihamya cyakweretse ko ibyo bakubwira kuri Kayusi ari ukuri? Wese ubona atari ukuri? Mbizi uko nye simbana nawe se turaganira. Kayusi turaganira, si ngombwa, ntago ari ngombwa ngo Kayusi mfata umwanzuro kuri we ngo kubera ko abantu bambwiye. Nje sinumva amabwiri, sibyo? Yego. Ngubu wenda urampamaga urambwiye ati ngwino dukora ikiganiro, hari ibintu bitameze neza. Burya nari nabibonye kare, ira video yabani bishaka na Kayusi, nawe uri kumuhata ibibazo mwese, ariko Imana ibamugisha muri mu kazi, akumva ko ntawo mbogamira. Oya, ubundi wowe uri umugabo nico nkwemerera, kandi akazi gakozwe neza kabyara umusaruro. Kuba niba kujyana nawe kucyura wambaye urukweto rumwe, none uzi ikintu cyambabaje, urabona irankweto wamubajije ngo iyi wayikuye, akakubwira ngo numugira neza wayimuhaye. Wayimuguriye. Yego,
uzamubaza uwo mugira neza arinde. Iriya nkweto niyo ya mbere nahaye Kayusi. Uzi ifaranga nayiguze 60 muri shike. Oya irahenze uko nizo twambara. Iriya ni miliwari. Turazizi inkweto. Uri kubyumva? Yego. Noneho ndangije mbona ko iyo nkweto ariyo yambara yonyine. Namuzaniye imyenda numva ngize umutwaro ndavuga ati se iyi myenda cogiye twari yego muhereza n'ifaranga nabwo nigenda ugure za nkweto za Force. Utararengaho. Wavuze ko mama wa Pampe inkweto zo warazimuzaniye. N'ikanzu n'igitambaro. Ubazanira Karabo ipantaro y'umukara na Yakoto na Kayusi pantaro y'umukara. Ni jinx ntago ari koto. Na ma jinx y'umukara. Unabazanira amashati y'amabara atandukanye ariko n'amasogisi ubyibuka. Amasogisi yego. None hazamo n'amafaranga yo kugura inkweto. Naramubaje ngo ayo mafaranga nyuma muhanandi ya transport. Aho namaje amafaranga y'inkweto kutaziguze. Tirekada ngo yazitumije hanze. Rekada atahubwo hari ikiganiro twakoze avuga ko yazitumije hanze n'indege muri Kenya. Kandi ahubwo ejo yaratubwiye ko nyuma mu gikarumbwe ati burya twagira ngo twereka abantu ko twabikoze ariko mereza utwarayo nakugeneye ati. Oya byo nuguharabika. Nakubajije ngo amafaranga homba nayatangiye mba mkibuka n'uburyo nayatanzemo ndabwibuka. Mama wa Pampe kari umubyeyi yigeze akubwira ati Patrick nagatwika ifaranga duharongera akazitwambura kuko Kayusi we nge sinamurenganya gabajejo ntago murenganya kuko Kayusi umuhamagaye ukamubwira ati ngwino ngohereza 10,000 uvuga ibi arabivuga sibyo. Uriya rero mama wa Pampe kubera ko ari umubyeyi wakubwiye ikintu nshobora kucyemera kuko uriya ni umubyeyi ntiwamubwira ngo ngwino uvuga amafuta zikari amafuti ngo ayakubwira na Karabo ari Karabo ni umubyeyi ntiwamubwira ngo ngwino uvuge ibi bintu kuri kamera ngo abivuge kubera ko umuhaye ubwo bufaranga 10,000. Kayusi rero kubera ko ubuzima bw'abamo ari ubwo gushakisha imibereho uri kubyumva ubuzima bwahora ari hariha ku mafaranga. N'ubu ngubu umuhamagaye ukamubwira ati dore Patrick ari hano ari kukuvuga ngwino akira amafaranga agenda umukubite hasi yayarya ahita avuga ati we Patrick wowe turambesha ngo uri kunsengera kandi ntabyo. Niko ameze ariko kandi ntidukwiye kumurenganya. Kagiye kwiyahura. Umuntu ujya kwiyahura arabivuga se? Gagiye kwiyahura muri kumutera. Iyo umuntu agiye kwiyahura bimuri mu mutima aragenda nta nubwo abibwira abantu kuko abazi ko umugambi we bari uburizemo. Rero uko si ukwiyahura ahubwo Kayusi arimo arasaba kankubwira ukuntu kiriya kiganiro mwagiteguye. Ntago mwagiteguye bani bishaka wenda we warajura hostinga nta kibazo. Yego reka nkubwire inyungu iri mu musaruro wa kiriya kiganiro mwakoze. Inyungu ya mbere ni ukunsenya no kunsebya. Inyungu ya kabiri ni kumvikanisha ko Patrick ari umugome. Noneho ya mafaranga ngo bahaga Patrick noneho bagiye kujya bayanyuza kuri Kayusi. Ndi imbere y'Imana ihoraho yo mu ijuru. Kayusi naza akakubwira ko hari n'ibihumbi 100 bamuhaye kubera ko babonye ko Patrick ari umunyabinyoma. Uzaze nzago 200,000. Jewe rero wari ubivuze ngo twagitewe kankinibwira abadukurikiye ngeye Bobo bivugiye ku Karubanda. Kayusi nta n'igiceri cy'atanu. None se reka nkubaze. Sinzi naho nge nabonye wambwa ngo dukora ikiganiro tugiye gukorana ikiganiro. So Niko kigano kuri Patrick. Mboni hari ikiganiro nigeze kubona ukora. Yego. Urimo kuvuganira abanyamakuru. Ntago uzi ko gusebanya bigize icyaha. Bigize icyaha. Noneho iyo wumvisha inkuru ngazira bari kunsebya mukanabisohora. Utabanje ngo umpamagara umbaze tuvuga ati ibi bintu bikuvugwaho n'ukuri cyangwa se ukuri. Reka nkubwire. Mwe mugasohora inkuru. Yego. None inansebya inamparabika. Ibintu byose narabikora gubizi ubifiteho amakuru. Wongi ibyo bintu uba wasohoye nk'umunyamakuru ukeneye uburenganzira bwawe uri gusaba n'inkunga kugira ngo bya bintu mukora byibuze bibashe guhabwa agaciro. Usohoye inkuru udafite ibimenyetso kubera ko wateyeho umuntu kamera. Tuhamagaye umuntu uri kuvugwa muri iyo nkuru. Mubaza tese ibi bintu ko biri kukuvugwaho. Niyo mpamvu nagushaka. Bisohore. Niyo mpamvu nagushaka. Kandi wabisohoye mbere yo kujya. Kubisohora hariya Kayusi ari mu buryo bwo kwihana no gusaba imbabazi. Mbere yuko umuntu yihana rero mbere yuko usohora ibintu umuntu yatuje akanwa ke.
kubera wowe bwa mbere ujya gukoresha ikiganiro yihana asaba imbabazi abantu bakoranye ubutinganyi wabanje kubahamagara ngewe wari ubizi se ko babukora icya kabiri reka mbanze ngusobanurire babo nimba twabona munakora ikiganiro ntabwo tuzi inyuma aho muhurira nibyo nshaka kugusobanurira nibyo nshaka kugusobanurira impamvu twagushatse utwihera ubu cyangwa binarangiriya tushaka kuzakora n'ikiganiro muri kumwe icyo nshaka kukubwira rero ni kimwe warumbajije ngo uko Kayusi ngo mbere umusengera ngo n'ababa yakoranaga ubutinganyi ntibinde aho natwe ibyo ngiye nagombaga kureba uko Kayusi yasagura abizi uko yari ameze urabizi aha hose dore amaso yose yuzuye ibintu utamenya ubwoko bwabo birabyo nyine urimo kubyumva no ngo uko Kayusi yasaga twese abanyarwanda turabizi n'abatuye isi bose none bira bintu uko biteye n'isoni n'ikimwaro ku munyarwanda tibinakwiriye umunyarwanda bira bintu mu muco w'abanyarwanda ntibibamo kumugabo akwiye kwambara ijipo kumugabo akwiye kwisiga ibi bintu bya hano kumugabo akwiye kwambara amaherena akajya mu muhanda akajya kwamamaza ubutinganyi uretse ko wenda leta yacu nyine ari inyembabazi bundi leta yacu imana mbese iri connecte n'Imana sibyo uru Rwanda rwacu abayobozi b'igihugu cyacu Imana ibaha umugisha n'inzego za RIB Imana iziha umugisha hari ukuntu bareba ibintu nyine bakavuga ati nyine namaramuko sibyo bakanga gukomeza ibintu ariko bababona ko nabo bigize icyaha none nk'umuntu wari uzi Kayusi yambara bira bintu akajya mu muhanda akamamaza ubutinganyi hari aho nabonye yambaye imyenda y'ibendera ry'igihugu iyo myenda ntuyimuziho yigira ibintu by'ubutinganyi byakwiriye nk'umunyarwanda ntabwo bikwiriye ni nayo mpamvu yagarutse arira ati burya bya bintu mwabonaga baba ntabyo niyo matwe ntabwo twagusebeje none se uyu munsi ko wavuze ko ibyo bamuhaga ari ibinyoma uyu munsi ukuntu asa nuko yasaga imbaraga z'ibyo bintu zaturutse wamufashije kumuhindura arabyemera ariko kugaragaza kumwe amafaranga n'imyenda ugera inyuma mukamwayikodesheje mukayisubizayo rero urumva twebwe nimba twumvisha icyo kintu twabona gubimuha koko wumvaga twari bumenye ukuri ariko se byibuze mu bamuhamagaye bamukoresha interview byibuze hari wari wagira n'icyo byibuze ngo tubibone twebwe se dukorana nawe hoye byibuze se Kayusi wigeze umusura usanga yambaye ubusa kubera ko ya myenda namuhaye nayimwambuye ofete hari aho wigeze ubona Kayusi yasubiye muri ya myenda yambaraga mbere akiri umutinganyi kubera ko iyo Patrick yagaragaje ko yamuhaye yongeye kuyimwambura ariko byagaragaye ko amuhaye inkweto kandi tukamona mu rukweto rumwe nyine ikibazo ndimo kwibaza urwo rukweto rwo yaruhawe nande yatubwiye ko ari umugira neza ahubwo wowe uyu mwana impamvu twagushatse twihera ukuri udushyiraho umucyo kuri uku kuri witurenganya nk'abanyamakuru umva icyo mbarenganyiriza ni kimwe hanjye ndi umunyamakuru icyo mbarenganyiriza ni kimwe iyo umuntu aje kuri kamera akababwira ati burya bya bintu wa muntu yampaga yaragiye arabinyambura impamvu rero mubona nsa gutya nuko bya bintu mwabonaga bampaye bongeye bakabinyambura Kayusi arasa n'umuntu bambuye imyenda kandi ahora muri umwe ubuhese ahubwo muzamubaze impamvu ahora muri umwe aha reka nkubaze ahora muri umwe kwiriba kuri rya riba rya ntuza harya ni ryabera yari yambaye ishati y'intuza y'umweru ku rugendo yari yambaye iyo shati noneho ikibazo ngiye kukubaza ko wumva ko iyo myenda nayisubiranye yayambaye ayikuye avuga ko kari agashati ariko konyine yasi yagumanye iyo y'umweru yo yayikuye yarayihoranye yayihawe nande yarayifite akurikiye ikiganiro neza umva nkubwira imyenda Kayusi yagiraga unayimenye uhereye umunsi ntuzongere kumbaza ikibazo cy'imyenda Kayusi akiri umutinganyi yagiraga ikabutura n'agashati bisa birimo umutuku mwinshi n'inkweto z'umweru harya zira nkweto bazita iki ni pantufure n'ibiki twutwerura uzatumubonana izo nizo nkweto n'ikabutura na ya shati irimo umutuku iciye kuboko hano iyo myenda yindi ishati y'umweru bwa mbere tubonana ubwa mbere musengera namujyanye iwanjye muhereza ishati y'umweru na karuvati y'umukara n'ipantaro y'itisi yego ipantaro y'umukara yatisi karaga kote na karaga pantaro ugira neza nawe akamutera banzu nyumve icya kabiri Kayusi muhana isengeri murabyumva noneho ndangije ndamubwira ntigenda kubera ko wafashe umwanzuro mwiza tuzongere kwambara biriya bintu wenda byibuze ujye ubona icyo wambara urimo nabyumva
ndangije mbona yuko atazakomeza kwambara iriya shati y'umweru yonyine na karuvati n'intuza n'ipantaro y'umukara. Ubundi cyo nico bita umubyeyi. Ndangije ndagenda nshaka ya pantaro nakubwiye ya Bremforce, muhereza n'ishati y'icatsi kibisi. Ico gihe turagenda mu rugo iwanjye muhereza imiguru ibiri y'inkweto nari nsanzwe nambara. Ariko ubwo za nkweto zirazamira waragira kunda kwambara, nazimuhaye na ya pantaro oya y'umukara n'ishati y'umweru na karuvati n'isengeri. Nibyo bintu bya mbere namuhaye. Ira nkweto ya miriwari naragiye nyigura mu mujyi ibihumbi byanjye 60. Ndagaruka nyuma dukora ikiganiro cyo kurya Benovi yaza agashaka amafaranga tukayamu. Muzanira ya myenda iyo ya Bremforce n'ishati y'icatsi kibisi. Ica kabiri muhana inkweto imiguru ibiri, sinzi impamvu atajya zambara. Uri kubyumva? Njya hanze. Ngiye hanze urugamba rusigara ari urugamba, ariko ico gihe ntiyamvuze nabi. Yego. Noneho batangira gukora utuntu tw'utunama ari naco namukubitiye. Yego. Two kumparabika. Yego. Birangije ejo bundi mvuye hanze nirengagiza ibyo byose ndavuga ati umwana nge mufata nk'umwana we. Arakosa. Kandi uri umubyeyi mu buryo bw'umubiri, kuko mufata nk'umwana wanje mu buryo bw'umubiri. Yego. Ndangije ndavuga nti Kayusi nubwo wenda mvuga amagambo ariko ntakwiye kwambara ubusa kandi wenda Imana yangiriye neza. Fata kudufaranga nakaguza umuceri w'abana. Yego. Cyangwa nakaguza igitenge umugore akambara kaberwa, mfite umugore n'umwana. Yego. Ndagenda ngurimye nahamagaye mama wa pampe ndambwira ni mama wa pa k'inkweto zawe nimero zawe ko ufite ururengero runini. Reka mbivuge ko ufite ikirenge kinini ko nabuze nimero yawe. Yego. Ambwa ati gerageza ntunya. Uri murabyumva? Ndakumva cyane. Ndangije njya mu mujyi. Noneho nagiye ngiye kugura Kayusi wenyine. Yego. Kubera ko nari nabimusezeranyije ko ningaruka hari ikintu nzamuzanira. Ico gihe nari mvuye hanze muri Ethiopia. Yego. Njya mu mujyi. Hajyaga tuvugana. Njya mu mujyi. None ico gihe mpamagara na Karamu ngeze muri shop ndavuga se ndagurira mama w'abapampe na Kayusi Karabasigare wenyine. Ndavuga ni reka mbagurira ibisa bose babone ko byibuze bose mbafata kimwe nk'abana. Yego. Karabose si umugabo ariko mufata nk'umwana wanje. Sibyo? None ndangije ndagenda ngura ipantaro y'umukara n'undi y'umukara. Bose size zimwe kuko bose tumeze nkaho tungana. Ndangije ngura n'amashati. Ndavuga nti umwe sindi mumurire ngo ndi mureke. Ngurira n'ishati. Mama wa pampa urumva nari namuguriye intuza ikanzu n'igitambaro. None ndangije ngeze hano sasa. Naje nta gahunda mfite kubaha amafaranga. Cakoze numvaga buri muntu ndi bumuhereze ibihumbi 10 bya tiki. Ngeze hano rero. Hoya nabanje kujya gushaka inkweto mu mujyi za Kayusi za Air Force. Ndazibura. Numva bari kumpenda cyane. None ndangije mburana nimero imukwira. Ndavuga ntireka nigendere ntari bimbuha imyenda irahagije. Ngeze hano numva impuhe ziramfasha. Kuko ico gihe nari mfite ifaranga. Ndangije rero Kayusi ndamubwira nti iyi myenda ntago uzayambara yonyine, ubwo nkuguriye Jinx ntago izajya igendana n'ico nguhorana. Genda gura Air Force y'umweru. Yego. Sibabonye ko nabanje gwa Kayusi wenyine. Karabo nkamwihorera. Yego. Nimutegera ikiganiro twakoze icyo gihe murasanga ibyo mbabwira ari ukuri. Noneho Kayusi Karabo aravuga ati ako nge nanjye ntago mwanguriye inkweto. Numva umutima w'impuhwe uraje. Nawe ndamuha. Nawe ndamubwira ntakira nawe uzagura inkweto. Nawe muha amafaranga angana na ya mugenzi we. Yego. Sibyo? Mama wa pampe wari wamuzaniye. Yego. Mama wa pampe we nari namuzaniye inkweto n'ibitambaro n'intuza. Yego n'ikanzu. Ndangije mama wa pampa aravuga ati ariko rero baguriye inkweto nanjye bari kugura agashakoshi kuko ntago wanguriye ibi ngibi ngo nyenje na nta gashakoshi. Nabazi ko ishakoshi igura ngahe. Sinibuka ifaranga yambwiye. Ndavuga nakira ibihumbi 15 ntuzabura ishakoshi uri umubyeyi. Yego. Nawe ndayamuha. Sibyo? Yego. Ariko ndibaza niba umuntu ashobora gukora icyo kintu. Hoya wenda reka dukomeze kuri icyo kintu cyo kubahereza. Dukora ikiganiro hano. Ico gihe twari twatekesheje ubugari ndavuga nti abantu ntituri bwirirwane kuko nubundi ni mugoroba twari kujya muri studio. Ntago turi bwirirwane ngo abantu basonze. Birirwa ubusa. Jaka dutekera ubugari uyu mukobwa ntitwa Jackie wa hano Janine adutekera ubugari muhereza ibihumbi 15 ico gihe kugira ngo twese tubashe kurya. Turya ubugari ndi kumwe na babicyahe
n'abandi yes bose baraza sibyo n'abakameramani n'abaye Edizo bose uri kubyumva Edizo icyo gihe namuhaye 20,000 ari kumushimira nk'umuntu murama abandi we simwe uri kubyumva no na Samsoni nawe naramuhaye nta muntu ntahaye na Pastor Claude naramuhaye hari n'umujama bita njya nkunda kubona kuri Sibo TV nawe naramuhaye nawe namuhaye faranga ariko nawe wari uhari we sinaguhaye ariko nawe warabibonaga ko arabona yego mbo noneho n'uwitwaye Emile nawe namuhaye 6,000 ico gihe dusangira ubugari nyuzamo turi kurya ubugari kirage tuburangije buri muntu sinamuhaye 10,10 ntago mbizi sinarima urabibona mu kiganiro birimo yego none umuntu yirengagije ibyo bintu byose nakoze araje aravuga ngo nta kintu nigeze nkora suko yavuze ko ntacyo utakoze ahubwo ngo 30% byabaga ari kuri 70% ukabibambura 70% ni nk'ibiki nabambuye bakubwiye amafaranga menshi waramubwira ngo nawe ujya ugaragaze ko nyine mutaha amafaranga ngo ari n'imyenda mwakode oya bariya tubihorere twe turi kureba kurimo mukora hamagara Karabo cyangwa mama b'abapampe mubaza ati Patrick ko muhorana mu nimero za Karabo Patrick ko muhorana amafaranga yabahaga yarongeraga akayabambura suzifite jeri munkirireho yego sibyo mbajyanye no muri studio bumfashije uri kubyumva mbajyanye no muri studio ariko abantu byibuze ni muzajya munareba ibintu mujye munakurikirana uko ibintu biba byaragenze nashizeho amafaranga ndi kubatoza kuririmba hari ukuntu ugurira umwana bomba ukambwira ati aka kantu nugakora neza ndaguha ibi ndakugurira bomba Kayusi ngashira amafaranga arankubwira ati aka kantu nukaririmba neza kuri aya mafaranga ukure haya ngaya sibyo none ubwo uwo ni mutima mubi kinari mfite ku buryo najya gufata amafaranga nahaye Kayusi imbere y'abantu nkajya kuyamwambura yes wenda tugikomeje tugishaka Karabo ngo tuvugane nawe hari ikindi kiganiro cyasose kuri Inside kivuga ko mutarakizwa neza mu mwera inzoga muri gurude ababivuga bose byibuze hari ibimenyetso bari gutanga hari amafoto yagaragaje turi kunywa inzoga ubundi umuntu navuga ibintu ajya guhana ibimenyetso sibyo inkuru zidafite ibimenyetso 90% nari ntigizemera hari ibimenyetso yagaragaje ko izo nzoga tuzinywa cyangwa n'umunwa gusa gushaka gusebya abantu oya we ngarabibonera yarabiboneye hari uwo yafotoye se hari uwo yafotoye ngo turabaza abamukwesha niba bafite amafoto ahubwo uwo wabibabwiye mu mubwira abaho ibimenyetso aha iyo mugiye gukora inkuru rero kugira ngo mugaragaze ko ibintu muvuga ari ukuri mwagaragaje zirankoni nakubise Kayusi bwana Karaburaho urimo uravugana na Bobo yego Bobo ubu turi mu kiganiro n'umubyeyi wawe Patrick uramwemera nk'umubyeyi Patrick ari umubyeyi ni umubyeyi hari umwana mugenzi wawe rero byagaragaye avuga ko Patrick yabahaye ibintu yongera akabyisubiza inyuma bimeze bite ngo twiyarama ko ari amafaranga abamara yasubizwa Patrick arabwira ati byaragakino bimeze bite Kayusi rero namubonye n'ibiganiro nagiye mbibona bikora yego ariko Kayusi kubera ko urabizi nta kandi kazagira no kwirirwa ari kuri izi mbuga hari je baba bamuhaye dufaranga bakamushuka nyine agakora ibiganiro bitandukanye nyine n'ibyukuri nyine akora byukuri kuri iriya channel ya Patrick mu magambo make rero Patrick ibya aduha ntaga bisubirana abari ibyanyabya ahubwo sinzi uri murashuka Kayusi nyine kugira ngo agende amuvuga ibintu bitari byo mwibariza wenda mu bantu mugendana muri bariya mukorana kwa mureba ari abana bose kwa Patrick ninde uvugwa mutarakizwa neza waba ukinywa kabyeri ndanywa kinywa gatabi bimeze bitari agatabu kibasha kugeraho nge ntabwo nigeze mwitabe umuntu utarakizwa neza se unavuga ninde wenda mama w'abapampe niwe ushobora kwihangana bishobora kunanira kanwa ku gacupa ntago namuveba kubera ko urumva Kayusi nawe aracyari umwana mu gakiza aracyari umwana no muri ibi bintu bya YouTube
urumva ntagazi ko ibi bintu bishobora kumugiraho ingaruka. Uzi ko biriya bintu ko narimo aritwara atangiye kuvuga nabi abakozi b'Imana bishobora kumwafekita, ariko ugasanga byangije n'ubuzima bwe kugira ngo asubire ku murongo bikazatwara nk'imyaka 5. Abantu baramuvuyeho. Nk'ubuhe butumwa wagenera Kayusi mu gihe tutarabonana ngo dukorane ikiganiro live ku Rugendo Online TV? Inama namuha nuko areke gushukwa n'abantu barimo kumudufaranga tw'ubusabusa tutari bugire icyo tumufasha akajya gusebanya. Nareke gusebanya. Ikindi nakomezanye na Patrick kuko arimo aramuha umurongo muzima. Ikindi kandi na Patrick amwihanganire. Patrick yumve yuko Kayusi ni umwana mu gakiza, ibyo ashobora kuvuga ntibitume Patrick amujugunya, kuko Kayusi nawe yitwaye nabi Patrick akamureka, urumva nawe ntaho baba bataniye. Patrick rero nawe nafate initiative nyine yo nafata umurongo wo kwihanganira Kayusi, ibyo ari bukore ku mbuga byose Patrick abyihanganire. Gake gake azajya igenda aza mu gakiza neza, bizakunda. Ikindi cyo mbwira abantu bakomeze bafashe Patrick kuri acano ye, bamurebe bamushyigikire. Patrick nawe cyo namusaba ashyiremo imbaraga nyine akore cyane, akomeza akore cyane. Turagushimiye Papa Karabo, urakoze cyane. Imana igumugisha kubw'umwanya wawe duhaye. Arahari arimo aranyumva cecetse cyane. Ndakumva mubyeyi mwana wanjye. Ndakumva nikoye Kayusi ko mbona yarakwirengeje. Njyewe nababwiye nti aravuga ngo amafaranga mbaha ndongera nkayisubiza. Nababwiye nti Karabo ni umubyeyi, nubwo mwita umwana wanjye ariko ni umubyeyi. Cyangwa mama w'abapampe muhamagara umwe muri abo nakubwira yuko ayo mafaranga nyasubiza ndaba nsinzwe. Oya Kayusi urumva bamwereye duceri duke ntukamutindeho, ahubwo komeza nyine wowe urugendo wiyemeje rwo kumufasha, nturuhagarike. Wihanganire nyine ingaruka zose uri buhure nazo kubera Kayusi nyine n'iki byose, mutware gake gake ibyo bavuga byihanganire. Nuko natwe tumutunze nyine ni gake gake. Imana igumugisha. Ariko waririmbye neza, abantu bari kumbwira ati Karabo ni umuririmbyi mwiza. Oya ngewe kuririmba ni nka kwa kundi ufata umushoferi w'umuzamani ukamwicaza ahantu ngo atwara imodoka nani abandi, we ahita abikora vuba vuba. Ngewe kuririmba nabitangiye mfite imyaka, natangiye guhagarara kuri stage 2009. Reka duse n'abasoza tuzabiganira neza. Irakoze cyane. Yego Patrick yihamayo na yabonetse. Patrick dusa nkaho tugana ku musozo. Uyu mwanya Kayusi yavuze yuko wenda atakigufata ntago mumeranye neza. Oya mu mutima wanjye rega tumeranye neza kuko ndamuzi. Yego we niko yitangaje. Ahubwo we ntago ameze neza muri we. Rwawe nk'umubyeyi we ni nk'iyo message wamuha, cyangwa se bihagaze gute kuri we? Uramuretse burundu, urakomeza ugergoragoze, bitega icyo abadukurikiye we na Kayusi? Erega nagiye mbivuga buriya njya gukubita Kayusi cyangwa njya kumucyaha, buriya nari numvishe byinshi kandi nawe twari twavuganye ibintu byinshi, sibyo? Yego. Ariko ntago nigeze mwirengagiza ko twarakomeje turakora, mugurira byinshi kandi ndacyamugurira n'ibindi. Kabone nubwo amagambo yaba menshi nzamufasha n'ibirenze mwebwe ibyo murebesha amaso yanyu. Yego. Sibyo? Hari nabambwira ati biganira ukora uri gusangira n'abantu bigabanye, kuko bigaragaza yuko abantu baba baguhaye amafaranga none mu rwego rwo kugaragariza abantu yuko ya mafaranga uyakoresha ukazana utuntu tw'uturyo. Reka mbivuge noneho nta mafaranga mujya mumba. Uwambaye amafaranga yo gufasha amanika ukuboko abyandike muri comment. Uwambaye ifaranga wese n'igiceri. Yego. Amanika ukuboko ashire mu ntuzi. Amafaranga mfashisha ba Kayusi ayo turya ayo dusangira ava mu mitsi yanjye. Gusangira n'abantu si ikibazo na Yesu yasangiraga n'abigishwa be. Niba rero wowe wambaye amafaranga, niba hari amafaranga wampaye ubivuge. Rero kubera ko amafaranga ntayo bigeze bampa, nta muntu ukwiye kunyambura uburenganzira bwo gusangira n'abana banjye cyangwa nabo nshaka kuri kamera. Yego.
niyo Patrick turagushimiye kandi courage cyane Imana ibamugisha urimo urakora ibintu byiza ufite igisirimba cyiza cyane courage muri uramukunga komereza urimo urafasha abandi bayumbe kuzamura ikiyo ariko uno mwanya muratwemera zagerageze udufashe duhure na Kayusi nawe twumva iva mutima zaziwe muri kumwe ko twumvishe mwe ku ruhande rwe none twumva uruhande rwe ariko turashaka kubabona noneho muri kumwe kibazo ndimo ndibaza uri mu bantu bahostinze Kayusi ari kuvuga ibintu nka biriya ako senagaze mu ruhande yego ariko waramuhostinze ariko ntiwigeze umutotera kuvuga ibintu runaka yego wowe nyine wahagaze mu ruhande nk'umunyamakuru yego Kayusi naramuka akubwiye ko ibintu yavugiye hariya atari ukuri tuzamenya imva n'imvano yabyo nimba ari nanjye koko ahantu tuvuga ukuri hari impamvu yagiye gukora ikiganiro nahamagawe njye nk'umunyamakuru yego none reka tumenye ngo imva n'imvano iko guca amazimwe nitumenya ngo Kayusi koko ayo mafaranga yayahawe nande tumenye Kayusi wende muri kumushyiraho politique kugira ngo n'uwo muntu yumve yigaye agawe ku mugaragaro Mane bawumugisha ansana